kubera Imana. Ndanezerewe kubana namwe, ni ukuri ndishimye cyane. Nagira ngo mbahe itangazo rivuga ko hano ariho hantu hambere ndirimbye nyuma ya COVID. Haleluya! Ndishimye cyane nyuma ya COVID, aho COVID reka tuvuge ko ari nyuma yayo kuko Imana yaturinze. Oh haleluya! Naho n'ishuro niho hambere nabashije kuririmba. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ye ku mutima wanjye biranejeje cyane. Yesu ashimwe. Ndashimira abandanditse, Imana ibahe umugisha. Ndashimira itorero ryanyakiriye, Uwiteka abahe umugisha. Hanyuma amazina nitwa Zaninka, niryo zina data yanditse. Irindi ntabwo ndikunda ariko reka ndivuge kuko risobanura neza. Yitwa Joseline ariko sindikunda. Amen. Hari impamvu. Yes, hari impamvu. Yesu ashimwe. Ariko ni izina nyine reka mbivuge kuko niko nabatijwe. Amen. Nkaba ndi umumama, ndubatse, mfite abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Amen. Nukuri ndashima Imana kuri ibyo. Nkaba mfite umutware umwe wenyine. Twashakanye mu mwaka w'ibihumbi 1995 nyuma y'intambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yesu ashimwe. Ndashaka muri uwo mwaka ni mubare imyaka rero mwari mufite rezo, mufite impamvu yo kuntumira kuko ndi nararibonye mu rugo. Amen. Tumaranye imyaka 20 niba atari n'5 muze kubara. Ndashima Imana ku iyo myaka yose iri mu rugo rugo. Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari uko nari marayika, si uko umutware wanjye ari marayika, si uko twari dufite ubwenge bwinshi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Iyo yanyubakiye mu cyubahiro cyayo, ntarinze mvuga n'ibintu byinshi. Turi hano turi abamama tuje gushima Imana, ntabwo mvuga ibintu byinshi cyane. Muhaguruke ku maguru yanyu mu byubahiro byanyu, tuyiririmbire indirimbo ivuga ngo icyubahiro ni icyayo. Oh haleluya! Tuvuge ngo icyubahiro ni icyawe Mana. Yesu ashimwe. Kuko Imana yatwubakiye, n'abakobwa barangaho Imana izabubakira. Batubwiye kwibanga ari ukugira uti, ari ukwegera Imana. Yesu ashimwe. Ngendo muri ibyo muvugabutumwa ariko simbwiriza. Haleluya! Ndimo n'umuvugabutumwa ariko si cyo cyanzanye. Gusa nimureke twegere Imana, nayo izatwegera, izadukunda, izatugirira neza, izatwubakira, izaduha abana, izadukura ku cyavu, izatwambika, izatugaburira, izaduha ubuzima, izaduha byose. Imana ishimwe cyane. Niba tuzamurira indirimbo ivuga ngo icyubahiro ni icyawe Mana. Yesu ashimwe. Ubwo tuyiririmba buri wese atekereza ubwiza bw'Imana, buri wese yibuka ikintu Imana yamukoreye, buri wese ahagarare ku maguru avuga ati Mana ndagushime nguhaye icyubahiro kuko wakoze ibi ngibi. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ibyubahiro tugiyemuye twese hano mu byubahiro byacu tukagiha Imana yonyine. Niba tuzamurira iyo ndirimbo mu izina rya Yesu, ibyuma bikore neza, bisohoke neza kuri voice, kuri sound nziza, hanyuma duhe Imana icyubahiro bene data. Yo yewe Mana, yewe Mana, yewe Mana, yewe Mana, icyubahiro ni cyawe, ni cyawe Mana, icyubahiro ni
iyo nayo yatuye ababyeyi uwo jambo yahoranye n'Imana arangije ari madamu abona ko adakwiriye kuba wenyine. Niyo mpamvu turabamama, niyo mpamvu turabagore, niyo mpamvu turabafasha, nuko Imana yabonye ko turaba umumaro mu ngo zacu. Oh haleluya! Ikabona ko turaba umumaro ntabwo yari kurema Eva. No. Yesu ashimwe. Adamu yari kuba wenyine. Turi kumwe. Niba tuzamurire yitwa ijambo, Yesu ahabwa icyubahiro. Imana y'umugisha. Ntabwo namenye izo mwampaye, ubwo ndarangiza iyi muraza kundira ni gahunda. Yesu amugirire neza. Icyo mwebwe ndetse gato ufunze gato nshuti yanjye. Icyo nibagiye kubabwira ni imirimo nkora. Yesu ashimwe. N'ubuhanzi nyine murabyumva. Hari n'abahanzi kuri televiziyo. Yesu ashimwe. Imana yampaye impano yo gukina filime. Nimubona nakinnye nabaye kwa kundi mujya mubona ntimukagire ngo amaso. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo mva muri mama Zuru ari we Zaniha nkajya mu yindi shusho y'uwundi muntu kugira ngo mbashe gutanga mesaje. Haleluya! Ntabwo bikuraho yuko nemera Yesu ndamukunda ndamukorera namuvana apfuye muri Yesu. Yesu ashimwe. Uwo ni wo murimo wanjye. Navuga ngo ni umurimo w'amaboko umpesha ibyo nyene mu buzima. Nkambara neza, ngasa neza, sisuzuguza umutware, ni wo mwuga wanjye, ni muhimana amashyi. Yesu ashimwe. Umuntu utari umukecuru nageze kure cyane. Yesu ashimwe. N'abamama ntimutinye, uriya ni umwuga utunga umuntu. Haleluya! Murabona asebye? Murabona nasa neza? Simbyibushye? Ni ukubera umwuga wanjye kuko urampemba. Yes, barakoresha bakampemba. Nyina filime zanjye na postinga bakishyura, njya gukora amapublicité atandukanye kubera Imana. Uwo ni umwuga wanjye. Imana ibaha umugisha. Naho nibazamure ntibagana icyo nasigaje kubabwira, batuzamurire iyo ndirimbo tugubwe neza muri Kristo. Amen. Yego rwose. Urumva aho ni sawa. Muzi kubyina? Arabazi kubyina? Arababizi? Bahaye karibu rero. Ni muze twisanzure. Ni muze hano kuri koto. Birabujijwe? Okay, karibu. DJ, umuntu uri ku byuma, ufunze gatoya. Turi mu giterane, kandi tugomba kwisanzura. Abamama banini bangana nanjye, muze hano. Muze. Abamama banini bangana nanjye. Ni muze. Naje. Yego. Haleluya. Abandi banini nka batatu. Ni muze. Kandi ndabona harimo abirabura nanjye. Ni muze. Yego. Ni muze. Yesu abaha umugisha. Muzi kubyina ikizuru, murakizi? Niba mutakizi ndabigisha. Ubu iyi ndirimbo ije hano tugiye kuyibyina. Haleluya! Abafite inkweto ndende bazikuremo. Haleluya! Nanjye ngiye kuzikuramo. Yesu ashimwe. Abantu bafite inkweto ndende muzikuremo. Ubu twagiye. Muriteguye? Undi mumama munini ndi bubone hari ikigenda mwizaje. Yesu ashimwe. Umva umuntu uri kubyuma. Yesu aguha umugisha. Zamura cyane tugiye kubyina. Ego hejuru cyane. Haleluya! Oh
Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo sinayikina njyenyine ni ukuri kw'Imana muragabo. Suwe umva ni mugaruke arashoboye nimuze mujye mwirukanye ko muri nyine kamajeshi. Yes, kamajeshi. Yes, we njyenyine siko Imana yamuhamye yishima njyenyine nkayihimbaza njyenyine muhaye. Yego mwagarutse zamura. Yego rwose n'abakunzi Mama,
Haleluya, haleluya. Keneye amashyi.